udukurikiranye byigana uze kureba Yesu muri iki kiganiro, ubyigane umukoreho, ubyigane umurebe. Musi umwe umugore abyiganira mu bantu benshi ashaka gukora kuri Yesu. Icyama nawe ukabyigana ushaka kureba Yesu, ukabyigana ushaka gukora kuri Yesu, Yesu akakugirira neza. Nawe arabyigana aca mu bantu benshi, ariko ntibamenya ko yaciyeho kubera ko yaragize ishyaka ryo kubyigana. Zakayo nayo ngo arabyigana, arisobanukirwa, amenya ubugufi bwiwe, arangije ngo yurira uyu muvumo. Ngo Yesu ahageze arararama. Iryo jambo ndarikunda we. Ngo Yesu arangije ngo arahagera, arangije arararama. Cyama Yesu akararama ku buzima bw'umubyeyi udukurikiranye, akararama ku mugabo udukurikiranye, akararama ku mwana mutoya, akararamishwa n'icyo kibazo umaranye igihe kirekire, akararama areba ubwo bugumba umaranye igihe kirekire mama, akararama areba ubwo bushemeri umaranye igihe kirekire, warize urarangiza diporome urayibika. Icyama Yesu akaza kurarama, akareba icyo ngicyo kikuraje ishinga. Tubanje kubasuhuza abakunzi ba Yesu ari ku Ngoma TV. Imana ibaye umugisha aho uherereye hose. Wowe wakoze subscribe tukubwira ngo komeza udukurikirane. Aho tubonye ari ubwa mbere, aho twumvisha ari ubwa mbere, turagusaba ko wakanda subscribe, bakanda ukazogera kugira tujye tubana buri munsi, buri uko dukoze ikiganiro cyangwa buri uko tukubwira cyangwa buri uko tuvuze ijambo ry'Imana ujye utubona. Uyu munsi turi kumwe na CEO wa Yesu ari ku Ngoma TV. Katumwakire muraho neza? Muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Murasa neza ariko. Murakoze cyane. Turabakiriye, ntabwo turabakira ko mwe muri abasangwa. Hari umuntu yo buri munsi kunguka abantu, buri uko dukoze ikintu kuri YouTube twunguka abantu. Hari umuntu ukubonye ari ubwa mbere, hari umuntu ukumvisha ari ubwa mbere. Rero bibaye byiza watangira utubwira nyine izina ryawe. Amazina ni Yamfashije Claudine. Ndi umubyeyi ukunda Imana n'abantu b'Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Amen. Amen. Yego, rero turakwakiriye ni kuri channel yawe. Hari byinshi waduteguriye uyu munsi, twagiraga utugezeho ikintu Imana yakugejeje. Ariko mbere yuko dutangira wabanza ukadushyira imbere y'Imana. Katubanze dusenge. Mana turakubashye, uri se w'umwami wacu Yesu Kristo mwiza, uri Imana izahoraho ibihe byose. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje. Nyemerera aya masaha ururuke muri iki kiganiro tugiye kuganira n'abakunzi bacu. Mana utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Imbaraga z'ijuru Mana nyagura ku ngoma zururukire muri iki kiganiro. Abamarayika bawe baze batugote kandi utubere Imana, kuko usanzwe uri Imana yacu bwite, ntabwo tubishidikanyaho. Ngaho tubere Imana rero, utangirane natwe n'abagiye gukurikira, bane nabo Kristo kugerageza Kristo. Amen. 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 Rero tudatinze uyu muririmbyi wa 207 nabyutse numva uyu muririmbyi ari kumfasha. Niyo mpamvu mvuze ngo uyu muririmbyi, abantu bakunda kuririmba, mumfashe turirimbe uyu muririmbyi. Aravuga ngo uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'icamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Ngo abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Mwamujya undindisha umwuka wawe,
mbone kuzaragwa kubaho iteka. have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. have wabwoba we nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Shaka kuganira n'uyu munsi ku bantu badukurikiranye, shaka kuganira ku bantu bamaramaje kujya mu ijuru. Imana data wa twese tugirire neza kandi twishimire. Abantu badukurikiranye, abari mu gihugu cyo mu Burundi, abari muri Kongo, abari mu gihugu cyo mu Bugande, abari muri Tanzania, abari muri Canada, abari muri Australia, abari mu Budage, Amerika n'Uburayi, abantu mwese mudukurikiranye, Imana data wa twese ibagirire neza kandi amahoro y'Imana abe muri mwe. Ariko shaka kuganira n'umuntu umaramaje kujya mu ijuru, uwo niwe muntu ushaka kuvugana nawe. Umwanditsi w'uyu muririmbyi yaranditse aravuga ngo uwabatinyutse ibyanga byose ngo nazakurikire umwami Yesu, ngo nta cyamurekesha ngo iyo migambi yiwe yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntihagire ikintu kikurekesha mama, ntihagire ikintu kikurekesha imigambi wari ufite yo kujya mu nzira ijya mu ijuru. Ntihagire ikintu kikurekesha umugambi wari ugambiriye muri wowe uvuga ngo ndi kumaramaza, ndi gushaka kugana mu rurembo rujye Siyoni. Ntihagire ikintu kikurekesha uyu mwami wawe, ntihagire ikintu kikurekesha Kristo, kubera ko uyu muririmbyi niko yavuze, icamugongo ntabwo zizabura, ngo ntabwo nzacogoswa n'icamugongo, ahubwo abazimubwira ko bazagwa. Abanzi be bose ngo ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Izo camugongo, ayo magambo bakubwira akaguca intege muri uru rugendo, bakakubwira ngo igihe wasengeye ntabwo uri gutabarwa, igihe wasengeye ntabwo uri gusubizwa. Izo camugongo ntiziguca intege zo kugira ngo zikubuze urugendo rugana mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo abanzi be bose ngo ntibamugarura mu nzira ahisemo. Oya, abanzi bawe bihorere, ubatera umugongo, ubima amatwi, ahubwo umaramaze gukurikira Kristo. Umugabo umwe bita Zakayo, n'ubundi tugiye kuganira ku izi nkuru z'uyu mugabo bita Zakayo. Uyu Zakayo ntabwo yarebye kubwa banzi biwe, suka banzi atarabafite. Banzi bari benshi cyane, kubera ko yari yaribye bari benshi, abo yaraberemo imisoro, yari yaribye imisoro bari benshi. Ariko arangije ntiyareba ku banzi be, ntiyareba ku bamuvuga nabi, ntiyareba ku bamutera amabuye. Aravuga ngo njyewe maramaje gushaka Kristo. Nawe maramaza wowe udukurikiranye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Luka umusomyi adusomere. Iryo jambo turarisanga muri Luka, ibice byaho ni 19. Luka 19, umurongo waho ni uguhera ku murongo wa mbere. Luka 19 umurongo wa mbere. Zakayo yaramaramaje, nawe nkwifurije kumaramaza, nkwifurije kumaramaza ushaka Kristo, nkwifurije gana ujya aho Yesu ari. Nashanze abantu babyiganye bashaka ahantu Yesu ari, ntabwo bigeze bahomberwa. Nanjye nkwifurije kuza kumaramaza uyu munsi wa none udukurikiranye. Yesu akugirire neza wowe udukurikiranye impande n'impande. Muze tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riraruhura, ijambo ry'Imana rirahembura, ijambo ry'Imana riri mu buzima, ijambo ry'Imana riri mu kubaho, ijambo ry'Imana rihindura ibintu cyane kurifuka. Ijambo ry'Imana, Mana we, ijambo habamo ibintu byinshi. Ijambo ry'Imana habamo ubutunzi, ijambo ry'Imana habamo kubaho, ijambo ry'Imana habamo ubuzima. Yesu, mu ijambo habamo gukira indwara, mu ijambo habamo guhindurirwa amateka, mu ijambo habamo kuvuga utari ufite icyo kuvuga bikumvikana, Imana ikaguheramo ijambo nawe ukavuga bikumvikana. Imana ihabwe icyubahiro. Dusomere. Amen. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ibya Zakayo. Ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Ngo nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro. Yari umukoresha w'ikoro. Mukuru
mukuru kandi yari umutunzi. kandi yari umutunzi. Imana ishimwe. Burekeye aho ngaho turagenda dusoma tape kugira ngo tuze abantu baze kumva ijambo ry'Imana neza. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo Yesu ngo arangije ngo anyura i Yeriko. Yari ahanyuze, yaritambukiraga yigendera. Icyama uyu munsi wowe udukurikiranye Yesu akaza kunyura iwawe. Icyama wowe udukurikiranye Yesu akaza gutambuka kuri icyo kibazo wari umaranye igihe kirekire. Yesu akaza kuhanyura, akanyura kuri ubwo burwayi umaranye igihe kirekire. Yesu akaza kuhanyura kuri ubwo bushomeri wari umaranye igihe kirekire. Icyama Yesu akahanyura nkuko yarahanyuze, yaranyuze i Yeriko yitambukira yigendera. Ariko ntabwo yahanyuze gutyo gusa, yari afite igitumye ahagera. Icyama ukaba ufite ikintu cyatuma Yesu ahanyura, akatambuka ariko komereza aho ngaho wari ugeze. Imana ishimwe. Yari umukoresha w'ikoro. Ngo yari umukoresha w'ikoro. Zakayo. Uwo ni Zakayo. Bibiliya yari iri kuvuga ngo Zakayo yari umukoresha w'ikoro kandi yari umutunzi. Ngo kandi yari umutunzi. Uyu muntu yari umutunzi, yari umukire, yari afite ubutunzi. Ariko Yesu ahanyuze abyigana ashaka kujya kureba Yesu. Yari afite ubutunzi ariko nta gakiza yari afite, nta Kristo yari afite, kubera ko yari afite ibintu bye yari abifite, niko Bibiliya itubwiye. Ariko kuba ufite ibyo bintu, ukaba ugenda mu modoka nziza, ukaba uryama heza, ukaba uryama mu nzu nziza, ukaba ufite ubutunzi, nta kintu bivuze udafite Kristo. Arangije ngo abyigana ashaka kujya kureba Yesu. Imana ishimwe. Kureba Yesu ngo amenye uko asa. Ngo yashakaga kubyigana ngo ajye kureba Yesu ngo amenye ukuntu asa. Icyama Imana ukaza kubyigana uyu munsi wa none, nawe ukabyigana ushaka kureba Yesu. Nushaka kubyigana ushaka kureba Yesu, Yesu uramubona, kubera yuko uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Ni umwami utajya uhinduka w'ibihe byose. Ngarangije ngarabyigana kandi rwose yari afite ubutunzi, yari afite amafaranga. Ariko Yesu wenda gukunda. Yesu niwe muntu abantu bajya babyiganiraho, bakabyigana bajya kumureba, bakamuruhukiraho. Twabyiganye tujya kureba imiryango ntiyanatwitaho, ntiyanaduha n'ibyicaro. Ariko iyo ubyiganye ugiye kureba Yesu, Yesu aguha icyatumye ushaka kumubyiganira, ikintu kiri gushaka gutuma ubyigana kugira ngo ujye kureba Yesu. Icyama Yesu nawe akahanyura, akaza kukubona, akakwitegereza. Imana ishimwe. Ndi gufashwa. Ariko ntiyabibasha kuko ngo ariko ngo ntabwo yabibasha, kubera yuko Zakayo yari mugufiya. Ntabwo yabashije kubyigana ngo abashe kureba Yesu, kubera yuko ubugufi bwiwe ntabwo bwamwemereraga kuza kubona Yesu. Nawe wasanga uri mugufi, ushobora kwireba ukabona uri muremure mu gihagararo, ariko ubugufi bwawe Yesu ari kumureba. Arangije ngaramureba, ashaka kubyigana ngo arebe Yesu, ariko ngo yari mugufi, yari igikuri. Ushobora kuba uri igikuri mu buryo bw'umwuka, ukaba uri igikuri bitewe n'ibikugize igikuri. Ubukene bwakugira igikuri mama, ubushomeri bwakugira igikuri, ubugumba bwakugira igikuri. Yesu Mana we ushaka kubyigana ntabwo ajya abura ukuntu abigenza, ngo kubera yuko ubwo bukuri bwiwe yari mugufi rwose pe. Bibiliya iratubwira ngo ari umuntu mugufi cyane, ariko Imana ishime byari bimugize igikuri, byari byinshi. Kuba atari afite Kristo muri we byonyine gusa ntabwo byari kubura kumugira igikuri. Ushobora nawe kuba udafite Kristo wowe dukurikiranye, ukaba uri igikuri nubwo waba uri muremure mu gihagararo, ariko udafite Yesu uri igikuri. Niko Bibiliya ivuze. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo ariko ngo arirukanka ajya imbere arabyigana. Nawe abyigana uyu munsi, ubyigane ushaka kureba Yesu, ubyigane ushaka gukora kuri Kristo. Ngo arangije ngo arirukanka aragenda ngo arabyigana, arangije ngo yurira umuvumu, aragenda yigira mu muvumu. Abandi bari bashagaye Yesu bamuri inyuma bamukurikiye, abantu bari benshi cyane. Yararebye abona nta hantu yanyura ngo abashe kunyura kuri Yesu. Ufite ikintu kiri kukubyiga muri wowe cyatuma ushaka kureba Yesu, haranira yuko Yesu yakubona. Ngo arangije ngo arabyigana Zakayo kubera ubugufi bwe yari afite. Abantu bishwe no kutamenya
ubugufi bwabo. Abantu bishwe no kutamenya indwara barwaye, abantu bishwe no kutimenya. Zakayo yarimenya arisobanukirwa. Nari nkubwiye ngo nawe wimenye wisobanukirwe. Arangije amenya ubugufi bwiwe, arangije ngo arabyigana. Abantu iyo baza gusobanukirwa ubugufi bafite, bakabyiganye bajya gushaka Yesu. Ntago bakabyiganye bajya gushaka ubutunzi, ntago bakabyiganye bajya gushaka amafaranga. Talawiri bini fodraimando yasire mora. Mana ishimwe, ngarangije ngamenya ubugufi bwiwe, arangije ngarabyigana. Amaze kubyigana ngo yurira umuvumo wari uraho hafi. Imana ihabwe icyubahiro, komeza usome. Ngo amurebe kuko yari agiye, ngo amurebe kubera yuko yari agiye kunyuraho. Hoya byigana urebe Yesu kubera yuko Yesu agiye kunyuraho. Wowe udukurikiranye byigana uze kureba Yesu muri iki kiganiro. Ubyigane umukoreho, ubyigane umurebe. Musi umwe umugore arabyigana, abyiganira mu bantu benshi ashaka gukora kuri Yesu. Icyama nawe ukabyigana ushaka kureba Yesu, ukabyigana ushaka gukora kuri Yesu. Yesu akakugirira neza. Nawe arabyigana aca mu bantu benshi ariko ntibamenya ko yaciyeho kubera ko yaragize ishyaka ryo kubyigana. Zakayo nayo ngo arabyigana, arisobanukirwa, amenya ubugufi bwiwe. Arangije ngo yurira uyu muvumo. Amaze kurira uyu muvumo, ngo kubera ko Yesu yaragiye kuhanyura, aravuga ngo ashaka kumureba. Ariko Kristo we, icyama Kristo akakubona ubwo agiye gutsambuka, ubwo agiye kunyura kuri izi mbuga, ubwo agiye kunyura mu bari mu matiku, icyama akaza kukunyuraho akakubona. Ariko se akunyuzeho umeze ute? Akunyuzeho witeguye? Zakayo yari yiteguye ko yuko ari bumunyureho kandi akamubona. Icyama nawe Yesu akaza kunyuraho, akaza kukubona. Imana ishimwe, komeza hasi dusoza. Yesu ahageze arararama. Ngo Yesu ahageze arararama. Iryo jambo ndarikunda we. Ngo Yesu arangije ngo arahagera, arangije arararama. Cyama Yesu akararama ku buzima bw'umubyeyi udukurikiranye, akararama ku mugabo udukurikiranye, akararama ku mwana mutoya, akararamishwa n'icyo kibazo umaranye igihe kirekire, akararama areba ubwo bugumba umaranye igihe kirekire mama, akararama areba ubwo bushomeri umaranye igihe kirekire, warize urarangiza diporome urayibika. Icyama Yesu akaza kurarama, akareba icyo ngicyo kikuraje ishinga. Ngarangije ngo arararama. Zakayo aho yari ari mu giti, ngarangije ngo aramubwira ngo Zakayo ururuka. Imana ishimwe. Arangije ngo Zakayo ngo arururuka kuko Yesu yari yabivuze. Yesu yo yamaze kuvuga, abantu babura ijambo. Yesu yo yamaze kuvuga, nta wundi wamuvuguruza. Yesu yo yamaze kuvuga, icyo yavuze gihabwa agaciro kuko ari we nyiri ijambo. Icyama Yesu akavuga ngo iki kibazo cyawe cyururukane muri uyu muvumo kubera kubyo kubyigana ujya kureba Kristo. Ngarangije ngaravuga ngo Zakayo wururukane ubwo bushomeri, wururukane ubwo bukene, wururukane ibyo byaha. Arururuka Zakayo kandi yururuka aguwe neza. Nk'abantu bari baraho baratangaye. Komeza usome. Arururuka ambwira ngo Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara, uyu munsi akwiriye kurara iwawe. Yesu avuganye nanjye ngo uyu munsi akwiriye kurara iwawe. Wowe ubyiganiye kumukurikira, wowe ubyiganiye gushaka kumureba, wowe ufite inyota n'inzara yo kureba Kristo. Yesu yururutse kandi yururukiye mu rugo rwawe, yururukiye mu kazi kawe, yururukiye mu bushomeri bwawe, yururukiye mu rugo iwawe, yururutse. Uyu munsi umwitegure. Uyu munsi Yesu ashatse kuza kurara iwawe. Oya, arabishatse abantu batabishaka. Yesu we arabishatse. Ngo Zakayo arangije ngo arururuka. Ayiwe, yari afite umunezero ngo aruruka. Yesu utareba uri buranga, ntareba igihagararo, ngo aramwururutsa atarebye ubukuri bwiwe, amwururutsa atarebye akavukire, amwururutsa nta kintu n'iki na kimwe. Icyama Yesu akururuka ku buzima bwawe, nta kintu na kimwe arebeho. Ntabwo Zakayo yigeze yururuka. Ngo Yesu yarahageze gusa kubera ishyaka n'inyota n'umuhati yari yagize byo kugira ngo amubone. Arangije yururuka
yururuka kugira ngo amurebe. Ntabwo yarebye ngo avuge ngo uyu ni umuntu ni igikuri. Oya, ntabwo Yesu ajya areba ku bukuru umuntu afite, ntabwo ajya burebaho, ntabwo ibyo ubwo bukuri bwawe ntabwo abwitaye, ahubwo yitaye yuko areba ukuri kumushaka. Yaravuze ngo abashakana umwete bazambona. Zakayo yarashakanye Yesu umwete, kandi yamaze kumushakana umwete, Zakayo yarangije abona Yesu. Yesu nawe arararaba, aramureba, aramwitegereza, akomeza hasi. Zakayo yururuka vuba amwakira neza, Zakayo ngo yururuka vuba amwakira neza, anezerewe mu mutima wiwe. Ndakwifuriza kwakira Yesu unezerewe mu mutima wawe. Zakayo yaranezerewe, agira ibyishimo byinshi, abantu ntabwo bari babyishimiye, ariko aruruka kubera ko yarazi yuko umuntu yakiriye uwo ari we. Cyamukakira umuntu w'agaciro mu buzima bwawe, ukakira Yesu Kristo muri wowe, mu buzima bwawe ukamwakira, muri business yawe ukamwakira, mu rugo iwawe ukamwakira, mu kazi kawe ukamwakira, mu bibazo byawe ukakira Yesu Kristo, kandi ukamwakira unezerewe kuko ari we wenyine uje kukurengera no kukugirira neza. Yego, umurongo wa karindwi uravuga ngo abantu bose babibonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Ngo abantu bose barangije barabireba, barangije barabyivovotera. Imana bagiye kureba ibyo Imana igiye kugukorera kubwo kubyigana usanga Kristo. Bagiye kureba ibyo Yesu agiye gukora mu ruhande rwawe kubwo kubyigana ushaka Imana. Bagiye kureba ibyo Imana igiye guhindura mu buzima bwawe. Mama, Imana ije guhindura amateka y'ubuzima. Bandi babyivovotere bavuge ngo ariko uriya wahoze uri indaya akijijwe ate? Uriya wahoze mu busambanyi akijijwe ate? Bigenze gute? Yesu amukoresheje ate? Yuzuye indi mate? Ahanuye ate? Oya, abantu bazabivuga, ntabwo wabuza abantu kuvuga, kubera ko abantu bazavuga kandi bazarinda bapfa bavuga, kuko iminwa bahawe niyo kuvuga. Ntabwo wabuza abantu kuvuga, bazabyivovotera. Rero ibyo Imana igiye kugukora bazabyivovotera, igitangaza Imana igiye kugukora bazakivovotera. Mama, oya, bazakivovotera. Papa, akazi Imana igiye kuguha, hoya bazakivovotera. Ariko ntabwo bizabuza Yesu gukora ikintu yagambiriye. Ikintu nkundira Yesu Kristo, nta muntu ujya umuhagarika. Iyo yagambiriye gukora icyo yagambiriye aragikora. Nta muntu ujya umuhagarika. Uyu mugabo nimba agambiriye kuguha akazi akaguha, nimba agambiriye kukurengera arakurengera, nimba agambiriye kuvuga ngo ugomba kubaka uyu mwaka n'itariki urubaka, nimba agambiriye kuvuga ngo aguhaye urubyaro urabyara, nimba agambiriye ikintu agambiriye, nta muntu ujya ukivuguruza. Kandi ikintu yanditse nta muntu ujya ugisinyukura. Aho yasinye nta wundi muntu wahasinya. Nari nkubwiye ngo tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo cyawe, niwe gisubizo cy'ubuzima bwawe. Abantu bazavuga ntabwo bazigera bahindura amagambo, ariko Imana Data wa twese ije gukora ikintu gituma aba bantu bahindura amagambo, aba bantu bahindura uruvugo, aba bantu bafatisha Imana ikabambura ijambo. Nagiye mbona Imana yambura abantu ijambo, abantu bakamanika amatangazo, Imana ikayamanura ikamanika yayo. Yesu aje gukora ikintu cy'imbaraga. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ntucike intege, izo ncamugongo ibyo bakubwira byiguca intege, komeza urugendo rwo kubyigana. Zakayo yabyiganye ashaka kureba Kristo, kandi Kristo aramubona. Arangije ngo atahiwe. Cyama gakiza kagataha mu rugo rwawe. Wowe umaze igihe uvuga ngo icyama gakiza kakagataha mu rugo iwanjye ku mutware, akagakiza kagataha mu rugo rwawe, uyu munezero ugataha mu rugo iwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Soma dusoze. Ku murongo wa 8 haravuga ngo maze Zakayo arahaguruka. Ngo maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, ngarangije ngabwira umwami Yesu ati, dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye. Ngo dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese ndabimurihakane. Oya, nimba uzi ko wambuye umuntu, ukaba uzi yuko hari ibyo abandi wihaye, ukaba umaramaje gukurikira Kristo,
wongerwe ubisubize, kubera ko Yesu aje gukorana n'abantu bamwizeye, Yesu aje gukorana n'abantu bamwiringiye, Yesu aje gukorana n'abantu bamutumbiriye. Ntabwo ashaka abantu baca intege uyu munsi ukabivamo ejo ukongera ukabigaruka. Hoya, Yesu aje gukorana n'abantu bamushakana umwete, kandi abo bamushakana umwete nibo bagiye kumubona. Yesu aje gukora ikintu cy'imbaraga. Yesu avuganya nanjye ko agiye kurarama kuri icyo kibazo warumaranye igihe kirekire, ubwo burwayi umaranye igihe kirekire, ubwo bukene, ubwo bushomera, ko gahinda. Yesu aje kubikoraho, aje kwitamurura, aje gukora iby'imbaraga. Imana data wa twese, ku bantu bari badukurikiranye, ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Yesu aruhure umutima w'umuntu wari we wese wari udukurikiranye. Ku muntu wese uri bukurikira iki kiganiro, Yesu amumpera umugisha. Uri hirya no hino, Mana, abantu bari mu bihugu bitandukanye muri Afurika, bose bagenda badukurikiranye, ubampera umugisha. Umuntu wese ugiye kumvira ijambo ry'Imana yongere ahinduke bundi bushyashya. Imana ikora ikintu gituma abantu babona yuko Imana yamanutse kuri teri iyo ubwayo ikiraramira, ikavuga ngo iki kintu uyu mwana wanjye aragikwiye. Kubwo kubyigana ugasanga Kristo, kubwo kubyigana ugashaka kumukoraho, Yesu arema ikintu gikomeye cyane ku buzima bwa buri muntu wese wari udukurikiranye. Reka dusenge, ndashoje. Mana yacu, uri mwiza, bere maso abagutegereje bose, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri samba itarumba, jya uhindura ibihe, jya uhindura amateka. Nyemerera Kristo mwiza, uyu munsi wa none ngo twari turi kuganira kuri iri jambo ry'Imana, nyemerera ku muntu wese wari udukurikiranye, genda urarame Mana nyagora ku ngoma mu kibazo cy'umubyeyi. Umubyeyi wari udukurikiranye, wari umaze igihe arwaye, urebe kuri iki kibazo. Uramaze Mana igihe afite ubukene, ubushomeri, agahinda n'umubabaro, kwigunga, gusuhuza umutima. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze, sengeye Mana nyagora ku ngoma bari bubatse ngo bavuga ngo Mana wazana agakiza mu rugo, aka gakiza gataye mu ngo zabo. Ubarambura ukuboko kwawe kwiza, kuko uri Kristo, kuko uri Uwera wa Isiraheli. Kora iby'imbaraga, kuko uri Uwera wa Isiraheli. Mana, rambura ukuboko kwawe Mana kuri uyu muntu aragukeneye. Akeneye ko wamukiza, akeneye ko watahiwe, akeneye ko agakiza kawe Mana kwamugeraho. Arababaye, arababajwe, kandi Mana afite amafaranga yakivuza agakira, ariko Kristo ashaka ko Mana ugenda ugatura muri we, ukagenda ukamuha agakiza gafatika, kugira ngo abantu bazabone imirimo n'ibitangaza ukoze ku buzima bwiwe. Genda Kristo urambura ikiganza cyawe ku buzima bw'umuntu wese ugiye gukurikirana ikiganiro. Mana umugirire neza, kandi ugwize Mana nyagora ku ngoma agakiza mu bantu bawe. Gabanya umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'abakizwa Mana ari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gabanya umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'abakizwa. Arabatuye Mana impande yacu, batuye muri Afurika, batuye hirya no hino, Mana ugende Mana ukora iby'imbaraga, kuko uri Kristo mwiza. Turagushimiye kuri Mana igikora iby'imbaraga, turagushimiye kuri Mana igihindura ibihe, turagushimiye kuri Mana igihindura amagambo. Abantu bakavuga ariko ukabacecekesha, kubera ko iyo wavuze nta wakuvuguruza. Uwiteka we, turagushimiye ko wavuze ijambo rikomeye kwa Zakayo, kavuga ngo urataha mu rugo iwe, ugataha ko kiwe. Uwiteka we, ntihagire umuntu ukuvuguruza. Izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Izina ryawe Mana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, mahoro y'Imana abane namwe, kandi ndabakunda, kandi na Yesu arabakunda. Mubyiganire kumushaka no kumukoraho. Yesu azabagirira neza. Muri inshuti zanjye murabizi, Imana yo mu ijuru ibarebe neza. Murakoze. Urakoze ku ijambo ryiza ry'Imana utugejejeho. Wowe wari udukurikiye, nawe urakoze. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Amen.